Haleluya. Amen. Mwami wacu Yesu ashimwe cyane kandi Yesu ahimbazwe. Dushimiye Imana idahemuka, dushimiye Uwiteka ko yongeye kudushoboza kugaragara kuri izi kamera za Yesu Avuge Neza Official kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Uwiteka. Imana itugire neza. Amen. Reka dusenge kugira ngo dutangire tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndagushimiye Mana, urakiranuka kandi urera, ubereye mwiza abagutegereje bose, kandi tuzi neza yuko ugira neza buri wese kandi abagushaka bazakubona. Igihe nk'iki natwe ubwoko bwawe dufite inyota yo kugira ngo twumve icyo dushakaho. Ndagusabye cyane ngo tweze utubabarire, weze imitima yacu, buri wese umweze kandi umuboneze kuko uri Imana ishobora byose, maze Nyiringabo ubane natwe. Ngewe uciriritse, ngewe munyaminwa yanduye, ngiye kumbura akanwa kanjye mvuga ibyawe. Ndagusabye mu nkozi kara ryaka ku munwa, ndagusabye gunyobore untegekere ubane nanjye, ube mu ruhande rwacu kuko uri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu. Ngo tugire neza, Uwiteka ukomeze gutuyobora, wirukane imyuka mibi, wirukane abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu, wirukane imbaraga z'umwijima, ibitavuga izina ryawe bituze, kuko abo wagiriye neza duhari tugushima. Ngo tugire neza ubane natwe ujyane neza bugacya bukira mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Kristo Yesu ashimwe, Yesu kandi umwami wacu ahimbazwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turaza gusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 6, dusome duhere ku murongo waho wa 11. Haranditse ati, ariko weho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Ndakwihanangiriza mu maso y'Imana ibeshaho byose no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere ya Pontiyo Pilato. Witondere itegeko, ntugire ikizinga habe n'umugayo kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Kunezeranwa mu gihe cyako niyo ifite ubutware yonyine, ihiriwe ariyo mwami w'abami n'umutware utwara abatware. Niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibe ibyayo. Amen. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Ku murongo wa 17, wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe, kandi bakore ibyiza, baba abatunzi ku mirimo myiza, baba abanyabuntu bakunda gutanga, bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Timoteyo we, ujye urinda icyo wagabiwe, uzibukira amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro, n'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana. Hariho abantu bivuga ko babufite, bikaba byarabateye kuyoba bakava mu byo kwizerwa. Ubuntu bubane namwe. Imana itugirire neza. Haleluya. Amen. Pawulo arimo yandikira Timoteyo uru rwandiko rwa mbere
Timoteyo navuga ko ari umwe mu bantu bagize umugisha wo kubana na Paulo. Paulo uyu yitwaga Sawuli, ariko Imana iza kumwita Paulo. Imana itugire neza. Hanyuma hano mu bice bitandatu rero Paulo ahageze ku murongo wa 3 niho ari umutwe w'amagambo uvuga ngo imbuzi n'inama zitari zimwe. Hari inama Paulo yari arimo aha Timoteyo, hari ibyo Paulo yari arimo abwira Timoteyo akwiriye gukurikiza, ndetse anamuha n'impamba agomba guha abandi bantu nkatwe. Yari arimo rero amubwira, ageze ku murongo wa 10, ku wa 10 niho yari arimo amubwira ati ku bintu by'ubutunzi, amubwira ati uramenye abantu dore bakunda imiya n'ibiki byose, baba bashaka kugira amafaranga menshi, ariko ari abayagira bakayobywa nayo. Ariko ageze ku wa 11 aba ari hamubwira ngo ariko wewe muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ujye uhunga ibyatuma uyobywa, ujye uhunga ibyatuma utabana n'Imana neza, ujye uhunga ibyatuma ubwenge bwawe bwishyira hejuru ukavuga ko buzi byose, bufite byose, utagikeneye Imana mu ruhande rwawe. Yego, hari abantu bagira rero ubwo butunzi agahita yumva yuko Imana atayikeneye, ariko nyamara buriya umuntu aba ari nko mu bitaro, arimo nko guhumekera ku mashini zitanga umwuka, yabimenya neza. Ugasanga ku isaha ufite amafaranga ugomba kwishyura ku mwuka, reba umaze nk'imyaka 5, byaba ari ibibazo. Wasanga amafaranga ari menshi ugomba kwishyura umwuka, ariko iyo wicaye urimo uhumeka winjiza umwuka wongera usohora, nta n'atanu bari buguce, ukamara imyaka ingahe igashira. Ugomba kumenya yuko hari Imana ibikora. Haleluya. Hari Imana iba yatanze ingabo nyinshi, hari Imana iba yemeye yuko ibyo bibaho, ugahumeka udasabye amamashini. Rero iyo Mana niyo twiringiye, iyo Mana niyo Paulo yari arimo abwira Timoteyo, amubwira ati ntuzagira icyiciro na kimwe ugeraho uzumva yuko Imana ntakishoboye, ntuzagira icyiciro na kimwe ugeraho uzumva yuko wihagije, haba mu butunzi haba n'ibiki. Ntugakunde imiya zakugeza ku cyiciro cyo gutuma udakunda Imana, ahubwo arahita amubwira kuri umurongo wa 10 ngayikuweho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Wowe ujye ukunda Imana, ujye uhora usenga, ujye ugira urukundo, ujye ugira ubugwaneza. Nubona ufite ku butunzi ubashe gukoraho, ukora umurimo w'Imana, wishakire ibyiza, wishakire imbaraga zo mu gihe kizaza ukoresheje ubwo butunzi ufite. Apana gufata ubwo butunzi ngo ubuhindure ikigirwamana cyawe, utangire uvuga ngo Imana ntakishoboye, utangire uvuga ngo Imana nikabe mu ruhande rwawe, utangire wumve Imana ari ibinyoma, utangire wumve Imana ntabwo ibaho. Oya nshuti muvandimwe, Paulo abwira Timoteyo ati uramenye, ahubwo icyo gushakaho uzagira urukundo, uzagire kwihangana, uzagira ubugwaneza, ukunde Imana yawe, usenge Imana yawe, ukunde mugenzi wawe uko wikunda. Ibyo nibyo Paulo yari arimo abwira Timoteyo. Hanyuma aramubwira ku murongo wa 12 ati ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwizera kwiza imbere y'abahamya benshi. Yamubwiye ijambo ryiza cyane rikomeye cyane, atujye urwana intambara nziza yo kwizera. Urumva iyo ari umuntu ushaka kugira bwa butunzi akavuga ati Imana nta mpamvu yo kugira ngo nirwe njya kwizera ngo barambwira ngo ijuru ngo ibyo ni ibiki. Ariko waramubwira ati mwana wanjye Timoteyo, ukwiriye kuzajya urwana intambara nziza yo kwizera, kuko uzahura na byinshi byo gutuma utizera, uzahura na byinshi byo kukuyobya, uzahura na byinshi byo gukura mu mwanya, ariko woweho ntuzaramuke uretse kwizera, ahubwo uzarwana intambara nziza yo kwizera. Uzakomeze wizere ibyanditswe. Kwizera ni iki? Ni ukwemera
ukizera koko udashidikanya yuko ibyangoye n'umwami Imana bizasohora, wowe uzizere. Haleluya. Uzizere yuko Imana yavuganye nawe, ujye wizera icyo Imana yakubwiye. Ntuzave mu byo kwizera, ntuzave mu byo kwiringira, uzakomeze wizere Imana yawe. Naho ubutunzi bwagwira ukagusaba kutizera, oya, we ntukamere nk'abo bataye ubwenge bakava mu byo kwizera kubw'ubutunzi bafite, ahubwo uzakomeze ugire kwizera, ukomeze ugire urukundo, urwane intambara yo kwizera. Bizaba bigoye ariko uzizere. Abantu benshi ukabona ntakizeye yuko Imana yamugira neza, ntakizeye yuko ari Imana yavuganye na oshwi, ugasanga ahubwo byararangiye, iby'Imana ntakibishaka, ahubwo kuba afite ubutunzi arumva bihagije, akwiriye kwinezeza bikarangira. Ariko nyamara Pawulo yarabirebye, arabyitegereza, abona ko ibyo bintu biba, ariko ahita abwira Timoteyo, aramubwira wowe ibyo bintu ntuzabikore, ahubwo uzakomeze wizere. Ati ndakwihanangiriza mu maso y'Imana ibeshaho byose no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere ya Ponsiyo Pilato, witondere itegeko, ntugire ikizinga habe n'umugayo kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ntukagire ikizinga kikugaragaraho imbere y'Uwiteka Imana, imbere ya Yesu umukiza wacu. Ndakwinginga kugira ngo ntuzigere ugaragarwaho n'umugayo wo kwifatanya n'abatizera, ugenda uvuga ngo Imana ntabwo ibaho, ngo gusenga ibyo ni ibiki, ngo guhasenga barenzwe hasi, oya, ahubwo wowe senga Imana. Mwana wanjye Timoteyo, niko Pawulo yarimo amubwira, aramubwira ati ndakwinginze icyo gihe uzagire kwizera, uzakomere. Urabona Kristo yarizeye abihamya imbere ya Ponsiyo Pilato, nawe rero uzahamye yuko wizeye Kristo umwami, wizeye ijambo yavuganye natwe, yatubwiye yuko azaduha ubugingo buhoraho. Rero uzakomeze ubyizere. Ubutunzi, ifeza n'izahabu atari byo bizatuma uva mu byo kwizera. Hari abaririmbyi baririmbye baravuga bati ifeza n'izahabu ni byiza kuri njye, kubaho neza n'ibindi ni byiza, ariko Uwiteka Murengezi uzarinda ubugingo bwanjye kugeza ku iherezo. Haleluya. Icyo nicyo twagasabye Imana. Ubwo butunzi ufite bukagufasha kugira ngo gukorera Imana, kuko ageze hano hasi ku murongo wa 17 yaramubwiye Pawulo yahise abwira Timoteyo, aramubwira wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe. Iyi Mana ntabwo yimana, muri mayi iratanga kugira ngo tubinezererwe. Yego, rero ntabwo umuntu akwiriye kwishingikiriza ku butunzi afite, ku bwenge afite, ku mashuri amaze kugeraho, ku bintu afite, ngo abyishingikirizeho yumve yuko Imana nta kintu imaze mu buzima bwe. Ahubwo akwiriye kwiringira Uwiteka, we waduhaye byose, we ubeshaho byose, kugira ngo natwe tugire gute tugubwe neza. Rero ubwo butunzi dufite, ubwo butunzi ushobora kuba mfite bwantera kugura imodoka, ntabwo nkwiye kugera mu modoka ngo ntangire mvuge ngo abagenda n'amaguru ibyo ni ibiki. Bati abantu bavuga bati Imana iratabara, ariko Imana iratabara he? Yewe bakavuga bati nyamara Imana irakubwiye ko izakugurira akamodoka wenda cyangwa se uzagenda mu modoka, ariko ntimukanzane umurenge simba nakoze nkabigeraho. Reka nkubwire, igihe kimwe buriya Imana yabishatse bwaki ikavuga iti akuka ni gaheri, yego, kandi kagahita gahera. Rero ifite ubutware n'ububasha kuri twebwe, niyo rero ibeshaho byose kandi niduha byose kugira ngo tunezerwe. Niyo mpamvu rero tudakwiriye kwifata ngo twishingikirize ku butunzi bwacu budakwiriye kwizigirwa, kuko iyo bapfuye byanga bikunde ni muri metero 2 bagushyirayo kandi nta kintu umanuka, bagushyira mu isanduku nziza, bagushyira
bagukwambika imyenda myiza, byose ni ukugenda bikabura, kuko byose uba ugiye munsi y'ubutaka. Wa wundi wasuzwe n'ibiki mwese muhurirayo, ni muri metero ebyiri, nta handi ntabwo wapfa ngo bagushyingure mu kirere ngo ugende uture mu kirere, nta nubwo wapfa ngo bakugumishe ku musozi ngo nuko hagize ubwo butumwa wanukira abantu, ahubwo ni ukujya kuguhisha aho utazanukira abantu. Rero niyo mpamvu tudakwiriye kwishingikiriza kuri ubwo butunzi budakwiriye kwizigirwa, tukiringira Imana yacu. Niba waragiriwe umugisha wo kubona ubwo butunzi, ntabwo ari uko ubwitwaramo nabi ngo utuke Imana, kuko nutuka Umwuka Wera icyo cyaha ntabwo uzakibabarirwa. Kugenda uvuga ngo Imana ngo ibyo ni ibiki, muvandimwe, amagambo make, ahubwo wizere Uwiteka. Haleluya. Kuko nuzi kiriya gihe iyo kigeze ngo biba bigenze bite, ubutunzi bwawe ntabwo bwagusubizamo ubuzima. Niba igihe kigeze cyo kuvamo ubuzima nyine ukagera, ubwo nicyo gihe uza aho ugiye. Ariko Imana itugire neza. Niba warakoze neza urahembwe, niba warakoze nabi jya aho wakoreye. Rero kiriya gihe nta kindi kintu wakora kugira ngo ugaruke. Ubutunzi waba ufite bwari bwo bwose, ubu umeze gute, ubwaguteye umurenge ukava ku Mana, ubwaguteye ibiki byose, kwirata n'ibiki byose, ndagira ngo nkubwire ngo kiriya gihe nta n'umuntu uba ugufitiye impuhwe. Buriya banagushyinguye bakabona uragarutse, abantu bagira ubwoba bati baba barahugu, bamera nk'abababaye bati ko agarutse bigenze bite, bakagira ubwoba bati ko nkuye nawe kandi twasize tumutabye, bakagira ubwoba, ntabwo bakishimira yuko ugarutse. Ni ikigaragaza yuko abo wabanye nabo muri bwa butunzi bwawe, abagufashije guhemuka no kwigira nabi, uko avuga ngo iby'Imana ngo nta kintu bikivuze, gusenga reka iminsi yose ngomba gukora nkabona amafaranga nkayagwiza. Muvandimwe, ayo mafaranga wagwijije icyo gihe nta kintu yakumarira, icyo gihe ntiyagusubizamo ubuzima. Hari igihe ugeramo ubwo nyine bikaba ari ngombwa yuko birangiye, nta kindi kintu wowe uba ugikoze. Icyo gihe ntiwiryamisha uko ushaka, bakurambika uko bashaka. Icyo gihe ntiwambara imyenda ushaka, bakwambika iyo bashaka. Kandi hari n'iyo batagushyingura, bakavuga bati iyi ngiyi abasigaye bazayambara kandi ari wowe wayiguze. Rero icyo gihe ubutunzi bwawe kuriya guhera ku mwuka we nta kintu uba ukimaze. Bwagutembereza bukakujyana muri Amerika, ukajya gutembera ukiri muzima, wava hano ukajya ahandi, warya neza, wanywa neza, ariko igihe cyageze buriya butunzi nta kintu bwaba bukimaze. Nagira ngo nkubwire rero, Pawulo niwe wabwiye Timoteyo, aravuga ati wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe, nimba ubifite koko. Haleluya. Ufite ku butunzi, ntabwo mvuga abatunzi bya birenge ku ntenyo, ntabwo mvuga abafite amamiliyari n'ibiki byose. Buri wese ubundi ubu ni umutunzi. Nawe uri umutunzi w'imbabazi, nawe uri umutunzi w'amasengesho, nawe uri umutunzi w'ibyo kurya. Wenda ushaka kuba ufite ibyo kurya bihagije ariko wumva nta mafaranga ufite, ushaka kuba uri umutunzi w'ibyo ufite. Buri wese ubu ni umutunzi. Rero avuga ati wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose. Ni Imana iduha byose, niyo dukwiye kwiringira. Niba ari ugusenga ugasenga, kuko Pawulo arimo abwira Timoteyo, niwe yamubwiye kuri umurongo wa 11 ngo akunde kwiringira, kwizera, ubugwaneza. Twiringira Imana yacu. Rero biringira Imana, hari ibyo Imana ibategeka gufasha abakene, gufasha abababaye. Urabona, tuvuge ko kwa muganga habaye abarwayi, ndetse hakabayo n'ababuze ababarwaza, abatagira ababarwaza, hakabayo abadafite imiryango, ariko abo nabo babayeho. Impamvu rero babayeho ni ku bwacu, kugira ngo tugire icyo dukora. Ahubwo mu Imana ikoreye ngo ku butunzi ufite, ni abarwayi bangahe wasuye kwa muganga badafite shinge na rugero, kandi ufite ubutunzi bwa mbere. Ahubwo wirwa uvuga wirata ngo gusenga se, ngo ndasenga ibiki, ngo reka ahubwo ngo njye ngo mere neza n'ibiki, nkomeze nkore ngwize. None se kuri kugwiza hari abababaye hariya,
nshuti muvandimwe, nta nubwo wanamufasha icyo kintu ukavuga yuko nawe wakoze neza. Ariko Imana itugire neza kandi Imana idusange. Rero ubwo butunzi dufite ni ubwo kwifashisha kugira ngo bari abantu nabo babeho. Ugasanga hari abantu babayeho nabi ndetse cyane, wowe ukavuga uti ariko abakene bose nijye uzabatunga. Nta n'uwo wanaguriye udukweto, nta n'uwo wahaye agapira ko kwambara, nta n'uwo wahaye agashati kuyo ufite wenda gutwika, ahubwo kubera yuko hari ugusabye utanamuhaye ugahita ugenda uvuga ngo ariko abakene bose nijye utunze bangahe zo ku buryo uvuga ngo abakene bose nijye uzabatunga. Nta n'akantu umuhaye, nta n'igiceri cy'ijana umuhaye, ariko urangije uragenda ugira gute uvuga ngo ariko abakene bose nijye uzabatunga. Mbese hari abo utunze, hari uwo wahaye agaceri k'ijana, hari uwo wagoshesheje. Ariko bene data, nyine ubutunzi bwacu tubukoreshe neza, tubukoreshe dukora umurimo w'Imana, twiringira Imana yacu itabara kandi Imana ikiza inarengera. Imana itugire neza. Ku murongo wa 18 yaramwandikiye aravuga ati kandi bakore ibyiza, baba batunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga, bibikire ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Abantu ku butunzi dufite ubwo ari bwo bwose, buke cyangwa bwinshi, dukwiriye gukorera Imana, hanyuma tugakoresha ubu butunzi kugira ngo twibikire ubutunzi bw'ejo hazaza. Kuko nk'uko twabivuze, umuntu iyo yapfuye ibiba bikurikiyeho si ibye, ntabwo ari ibyo agiye gukora, ahubwo ibyo yakoze nibyo biba bigiye kumubeshaho. Niba warakoze neza ugiye guhembwa, niba warakoze nabi ugiye aho wakoreye. Rero ni byiza yuko ubwo butunzi twaba dufite twabukoresha dukorera Imana, kugira ngo icyo gihe ubwo butunzi twakoresheje buzatubyarira icyiza. Muri icyo gihe tuzaba ntacyo dushoboye kuba twakikorera. Haleluya, amen. Abatunzi twese turi abatunzi. Ntabwo abatunzi ari abatunzi amamodoka n'indege, oya, ahubwo abatunzi ni buri wese ufite icyo afite cyo kugaragara. Ushobora gusengera umuntu, ushobora gusengera itorero, kuko Timoteyo niwe wabibwiwe na Paulo ndamukunda cyane ku bintu yagiye yandikira Timoteyo. Yagiye ujye usengera bene data, cyane cyane abatware. Ujye usenga rwose ubasengere. N'uwo ni umurimo w'Imana, uri umutunzi w'amasengesho, bikoreshe neza. Nujya kuryama usengera abantu abaryamye badasenze, ubasengere, kuko hari ababa batabishaka ntibabikora. Umugisha rero uzawubona, uzabona umugisha uko wasengera abo bantu. Usengera abantu bari mu ngendo, usengere. Hari uwakizwa kubw'uko wasenze, hari uwatabarwa kubw'uko wasenze, hari uwimanuka yabigiye kubaho ariko kubw'uko usenze. Rwose Satani wari wabateze akava, kubera imigambi mibi ikavaho, imitego mibi igakurwaho, igategurwa, hanyuma bagatamba. Uwo rero ni umurimo w'Imana ukoze. Harabibwa rero ngo si abatunzi ngo ntacyo mfite natanga, uragifite. Kandi Imana itugire neza, Imana idusange. Reka bene data dukorere Imana ku butunzi bwacu dufite. Muri kino gihe dukwiriye gushaka ibizadutunga mu gihe kiri imbere. Dukwiye gushaka ibizadutunga mu minsi iri imbere, kandi Imana itwiteho. Reka dusome ku murongo wa 20 twumve icyo Timoteyo we yabwiwe. Timoteyo we, ujye urinda icyo wagabiwe, uzibukira amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro. Hari ibintu dukwiriye kuzibukira nk'abakristo, nk'abantu biringiye Kristo. Amagambo mabi ni ukuyazibukira, tukarinda icyo twagabiwe kuba abakristo, twagabiwe kuba abana b'Imana. Hari umuririmbyi wa neza aravuga ati, sinyibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo sebuja akora. Sinyibita abagaragu kuko umugaragu
atazi ibyo sebuja akora. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka, muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Aho nzaba niho muzaba, aho nzaba niho muzaba. Sinyibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo sebuja akora. Imana itugire neza. Rero icyo twagabiwe kuba inshuti za Kristo, twagabiwe gukurwa mu bagaragu tuba abakristo. Imana itugire neza kuko yatumenyesheje ibyo Imana ishaka byose. Imana ishimwe. Rero icyo twagabiwe dukwiriye kukirinda, dukwiriye kurinda ibyo Kristo yatugabiye kuba abana b'Imana, yatugabiye kuba abanyamugisha, yatugabiye kuba abazi ibyo Uwiteka ashaka. Kuko tuzi neza yuko ab'imitima iboneye aribo bazabona Imana. Tuzi neza yuko abashaka n'Uwiteka umwete abo bazamubona. Tuzi dore Kristo ikintu mukundira, yatugize abahamya b'iby'Imana, yatugize abo Uwiteka yishimira. Imana ishimwe. Binyuze muri Kristo twabonye irembo ritwinjiza mu bana b'Imana. Kuko yaravuze ati ntawe ujya kwa Data namujyanye. Utanyuze kuri Kristo ntabwo wagerayo. Ninjye inzira n'ukuri n'ubugingo. Niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo bwacu. Rero niwe nzira duca kugira ngo tugere ku Uwiteka Imana ishobora byose. Imana itugire neza. Urumva rero Kristo nta kintu atadukoreye. Hari icyo Yobu yari arimo yandika, aravuga ati ubwo n'Imana yari irimo ivuga ku bice 28 ku murongo 28 ngo nuko ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka ni bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Hari ubwenge rero, hari ubwenge ni ukubaha Uwiteka. Iyo wavuye mu byaha uba wamaze kujijuka, uba wamaze kuva mu by'ubujiji. Kuko iyo wavuye mu byaha niho utangira kuba uwa Kristo. Iyo wavuye mu byaha nibwo uba utakiri umugaragu, uba wahindutse inshuti. Iyo wabaye inshuti rero Kristo aguhindura uwe, ugahita uca muri iryo rembo, ugaca muri iyo nzira, ukamenya uko kuri ariwe Kristo, ukakira ubugingo ariwe Kristo, ukagera ku Mana Data. Imana itugire neza. Rero gukora cyane, gusenga, gukorera Imana nibyo bizadufasha kumenya ubwenge, bwa bwenge ariko kuba Uwiteka. Twarangiza tukajijuka, tukamenya Kristo. Twamara kumumenya tukanyura muri iyo nzira, tukanyura muri iryo rembo, tukabona amahoro, tukabona ubugingo. Kristo ashimwe cyane. Nuko rero Timoteyo arabwirwa ati urinde icyo wagabiwe, uzibukira amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro. Ari amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro, ariko ayo magambo y'amasarigoma, y'amaniga, za mayibobo n'ibiki byose, ayo ngayo tukayazibukira. Hari ijambo udakwiriye kuvuga mu kanwa kawe nk'umuntu wa Kristo. Yaraye amasarigoma, yarekera amasarigoma n'ibirara na za mayibobo. Ariko wewe nk'umuntu wa Kristo ayo magambo yareke. Imana itugire neza. Hariho aramubwira ati n'ingirwa bwenge zirwanya iby'Imana. Hariho abantu bivuga ko babufite bikaba byarabateye kuyoba bakava mu byo kwizera. Ubuntu bubane namwe. Hari abantu rero bibwira ko bafite ubwenge, bafite ubuhanga, dufite za PhD, dufite ngewe ndi umunyabwenge. Ibyo bintu mujye mubimbura. Ubwenge ni ukumenya Imana.
ubwenge ni ukubaha Uwiteka. Ibindi bituma tubaha Imana, ibindi bituma tubaha Uwiteka, ubwo nta bwenge burimo. Haleluya, amen. Nta bwenge burimo, ahubwo kumenya ubwenge buriya ni ukubaha Imana, ni kuva mu byaha, niko kujijuka. Buriya uracyari injiji, nta n'ubwenge ufite niba utubaha Imana, niba utarava mu byaha uracyari injiji. Ariko gukomera k'Uwiteka nicyo mbifurije, kandi kuba mu mwanya w'Uwiteka ashaka nicyo mbifurije. Imana ikomeze ibashyigikire kandi Imana ibane natwe twese. Pawulo aravuga ati ubuntu bw'Imana bubane namwe. Nanjye ndababwiye nti ubuntu bw'Imana bubane namwe, kandi mukomere ku byo mwizeye, murinde ibyo mwagabiwe. Nanjye ndabinginga kugira ngo mukomere, kugira ngo mwizere, kugira ngo mugire ubugwaneza, kugira ngo mugire urukundo, mugwize amahoro mu mutima, mugwize gukiranuka, mukorere Imana mu bihe bikomeye n'ibidakomeye, mubane n'abantu bose amahoro, ubuntu bwanyu bumenywe na bose. Imana itugire neza, nicyo ijambo ry'Imana aritubwira. Reka dusenge, dusabe Uwiteka umuremyi wacu kugira ngo akomeze kubana natwe akadushyigikira. Mana, ndagushimiye ko ubanye natwe tukavuga ibyo dushyize ku mutima. Icyubahiro ni icyawe, urandengeye cyane, icyubahiro ni icyawe, ndagushimiye. Ubwoko bwawe rero abumva ubutumwa basaba umugisha n'imbaraga kugira ngo Uwiteka iri jambo ribane nabo, ribayobore kandi rigire ibyo ritsinda mu mitima yabo. Tugire neza cyane, ubane natwe Nyiringabo, uduhe kugukorera, uduhe gukiranuka mu butunzi dufite, kandi utwigisha ubwenge Uwiteka bwo gukiranuka, kugira ngo tuzabashe kubona ibyiza mu gihe kiri imbere, igihe tuzaba ntacyo tubashije kwikorera. Twambika imbaraga, uturengere buri wese uce bugufi imbere yawe, umugire neza kuko uri Imana, kandi uturengere utwiteho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.